ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie. Tôt ou tard, ce sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, ça devient de la dictature. S'impose. twongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro bitandukanye dukora ku biyaga bigari cyane cyane ku Rwanda, dusesengura imibereho y'abaturage, demokarasi, uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Kuri uyu munsi turaganira n'umunyamakuru Obedi Ndahayo, umukuru w'ikinyamakuru Intambwe uri i Kigali mu Rwanda. Urakoze cyane Obedi Ndahayo, umuyobozi w'ikinyamakuru Intambwe. Tugiye gusesengura rero nyuma y'ikinamico ry'amatora yabaye mu Rwanda, Perezida Kagame akongera akiyongeza indi manda akarahira. Ibyagiye bikurikiraho bifite uwuhe muvuduko, abantu barabibona bate, abanyamakuru murabibona mute? Turahera cyane cyane ku byagaragariye abantu. Umuryango wa Diane Rwigara watewe hejuru ukaburabuzwa, ubu ngubu ukaba uri mu gihome, hanyuma hakaza gukurikiraho ifatwa n'ishinjwa ry'ubugizi bwa nabi bw'abayoboke ba FDL inkingi, ndetse hari harimo n'abantu ba PDP Imanzi, ariko ba PDP Imanzi baza kurekurwa. Turasoza rero tunibaza noneho n'umuherwe Rujugiro Cyamunara yatejwe inzu ye. Twibaze byagenze bite kugira ngo Kagame ashyiraho umuvuduko noneho udasanzwe mu gucyaha abatavuga rumwe nawe nyuma yirahira. Turabyibazaho. Obede rero nguhaye ikaze, ongera utubwire noneho ikibazo giteye gute, hari umwuka umeze ute mu Rwanda nyuma y'irahira rya Perezida Paul Kagame? Murakoze cyane Tarisisi, ndemereye kuri icyo ifatwa n'ifungwa rya hato na hato ry'umuryango wa famille wa Rwigara byatumye abantu benshi cyane cyane urubyiruko, umuntu agiye aganira nabo babona ko hashobora kuba hari ikibazo, n'abatarabonaga ko hashobora kuba hari ikibazo n'abacu batangira kubona ko bishoboka kuba kuko mu Rwanda haba hari ikibazo, kuko uriya muryango wagiye ufatwa by'umwihariko uriya mubyeyi Anne ndetse na Rwigara, abaturage rusange buri muntu wese abatiza ibintu noneho leta irimo irakora ni akarengane. Batangira kubafata babashinja iby'imisoro n'inyandiko zapfuye yakoresheje, ariko nyuma uko byagiye bitinda dosiye zimwe gukurikiranwa, wumvise ko haje ibindi byaha. Ibyo byose byagiye bizaho rero abaturage bagize ibyaha bati ibintu uko biri kose ntibumvikana aho ngo bivangwa kuri uyu muryango, icyo bazira byanze bikunze bigaragara ko kuba bafite ibyumvanenge bitagenda neza mu Rwanda. Urubyiruko benshi cyane umuryango rwose ikigaragara ku bantu bato batumva ibya politiki, ubu isesengura kuri uriya muryango ry'umuntu wese asigaye abona akabona ko hari n'ibintu bimeze nk'aho navuga ngo leta yakoze nka ereri gufata uriya muryango, kuko uko bagenda ibyaha babashyiraho mbona batarabaze neza, batarajya gufatwa mu buryo nk'ubwo bafashwe. Ni ukuvuga muri makeya nkawe ugenda hirya no hino, abo ubona cyane byagizeho ingaruka bibajije ibibazo cyane ni urubyiruko cyangwa n'abandi bantu basanzwe basheshe akanguhe, abakuze nabo barabihwihwisa? Abasheshe akanguhe bo babaga wenda banabyumva bakurikirana, ku rubyiruko akenshi rwabaga rwihera navuga mu gihe babona ibintu byose reza, ariko noneho byari bakanguye bati ibintu bishoboka kuba rwose hari ikibazo. Abandi banagiye nganira nabo hirya no hino mu gihugu bavuga ati ibintu birimo ikibazo, cyane cyane byabatushiye ni uburyo polisi yagiye gusimbuka igipangu cy'uriya muryango n'uburyo yabatwayemo, n'uburyo uriya mubyeyi yagendaga na Bibiliya n'indirimbo aririmba, bavuga ati ibintu byanze bikunze birimo ikibazo. hanyuma tukiri ku by'uyu muryango ugiye no gusesenguza none
bya politiki simbikunda na Diane rwose nagerageje kumukuramo ukurikije ikiganiro bwacyakoze gusa uramubwiye ubwabyo umuntu wanarize ibyo uvuga bimushinja byakamushinja bikamureka. Turaza kubigarukaho ibyo by'amajwi, reka tubanze turebe uburyo noneho byakozwe. Ese nkamwe Obedi, hari abanyamakuru batandukanye bagiye gushakisha amakuru kuri uriya muryango, bageze kuri uriya muryango basanga ahubwo hariyo garde presidentielle, ni ukuvuga abashinzwe kurinda umukuru w'igihugu aribo bararira ijoro ku ijoro, umunsi ku munsi, igipangu cya nyakwigendera Asina Paul Rwigara. Nkamwe uko mwagendaga, sinzi niba wowe washoboye kugerayo, byari byifashe bite uwo mwuka, ko bitari bisanzwe yuko boherezayo abasirikare bakomeye gutyo, ubundi ko polisi icyo gikorwa ashobora kugikora. Nkamwe ibyo bintu mwabitekereje gute, abantu babibona gute? Nanjye nagiye ngera inshuro nyinshi ku giti cyanjye, n'umunsi wakurikiye uriya bari abanyamakuru bandi bagiye, nanjye nagiyeyo ndetse nabonanye n'abajepeni, ariko narakomanze bishoboka ngera nko mwandishibuyemo uburyo bwose bwashobokaga, ntibabasha sinagira umuntu n'umwe mbona bumva komunikasiyo zose zabo n'ubundi ntiziriho, nta bundi buryo nabuze icyo gihe twari dufite two kubabona. ariko icyo gihe njye narakomanze inshuro nyinshi cyane ku rugi, ntagira umuntu umpingura ntihagira n'umbaza ndagenda. Abashepe ntago bigeze bagira icyo bakubaza, ko abandi banyamakuru nka Eric n'abandi banyamakuru nka batatu bo bagize ibibazo? Birashoboka ko wenda buriya nyuma yaho bimenyekanye ko icyo kibazo cyabaye, niba bari banaharinze mu buryo bweruye bahise bajya kure, kuko umunsi wakurikiyeho narindiyo narakomanga, ariko cyumwe mu gitondo babyuka muri siporo nkomanga umwanya munini rwose, ngenda nta n'umuntu nabona hafi aho ngaho. Rero rero nyuma y'uko byakunze cyane kuri iyo kese abanyamakuru, niba hari n'abari barindiye hasi barahise basa nk'aho bajya ku ruhande wenda bakabarinda mu buryo butagaragara. Hanyuma se kubabona byo ntibyacobokaga, icyo gihe cyose n'igihe cyose babaga batangaza ko bari mu rugo, nta muntu n'umwe washoboraga kubabona. Igihe cyose polisi aho itangaza ko bari mu rugo bajya kwitaba gusa, nta muntu wabaga yashobora kugenda ngo abonane nabo. Wenda umuntu akanagaruka n'ubu, nubwo twaza kubigarukaho n'ubu ko bafunze, ko nagerageje inshuro nyinshi aho batangaje ko bari gushakisha uburyo ngo nabonana nabo, na polisi y'Iremera nagiye bambwira ko batariho, kandi amakuru nari mfite ari uko n'ubundi bahari. Byumvikane ko rero nta muntu bapfa kwemera ko ahorana. Namwe b'abanyamakuru, iyo musabye uburenganzira bwo kujya kubonana nk'abantu n'aba kugira ngo mutare amakuru, barabangiye burundu rwose, ubu nta munyamakuru, nta wundi muntu ushobora kugera aho bafungiye? Ntabwo bishoboka, byo kugeza ubu ntibishoboka. Waragerageje uvugana na polisi ubasaba uburenganzira, barabukwima? Nagiye kuri polisi ya Remera, kuko niho batangaza n'ubu ko bashobora kuba bakunda. Nagiyeyo mvugana na polisi bari mbabwira ko niba bitanashoboka ko wenda umuntu ababona, nibura bambwira niba bari akabagurira n'amazi, kuko amazi babyemeye ko umuntu umufunga byashoboka. Bambwira ko barambwira ngo ntibahari, ngo ntabwo ari aho ngaho bafungiye, ntikigaragara ngo nuko ngo ndababwira nayo ko birazi, kandi umuvuzi wa polisi yatangaje ko ari abafungiye, abakorera bari barambwira ati nibyo musoma mu binyamakuru, bo ntabwo babigeze bamenya ko, ariko ntibahari, nta muntu waba. Undi muntu rero yabaga amakuru mu ibanga n'abatubwiraga ko bahari, aho ariko umutekano ariho barariko, nta muntu bemerera ko abonana nabo, kuko bishobora kwita iperereza nuko ndumva
ikibazo cy'uriya muryango gikomeye ntawamenya niba bari no gukorerwa yicwa rubozo cyangwa se batotezwa ku bundi buryo kuba badahura hamwe b'abanyamakuru mukeneye inkuru icukumbura musaba n'uburenganzira bakabubima nkeka yuko n'abaharanira n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu sinzi nibo barashoboye guhura n'abo bantu. Hari icyo waba ubiziho nk'abantu ba Clado cyangwa n'indi miryango irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu ko wenda baba bashobora kubageraho bakavugana nabo bakaba babaha nibura amakuru y'imibereho ubu ngubu bariho muri gereza? Ntabwo ndamenya ko iyo miryango yaba yaragiyeyo iyikorera hano mu Rwanda, ko imyinshi n'ubundi isa nkaho imikorere yayo igendera kuri gahunda za leta ihari. Imiryango myinshi ivuga ko twakorera muntu n'ubundi igarukiraho, ni ukuvuga ngo niba leta igendera ku murongo leta ifite imyinshi yabagaragaza n'indi niyo igize ibyo ikora ihura n'ikibazo gihari nyine. Navuga ngo kiri rusange kuri twese ubuvuzi yavuga aho ubuvuzi gute bityo tutanga kuko bakiri mu bantu mu nzego zitandukanye, ku buryo na Clado numva n'amaraporo ikora n'ikibona ko yakora gerageza kugira ibyo uvuga bigatira cyane. Tekereza ko wavuga ngo wenda Clado n'indi miryango yarafata initiative n'ubundi igira icyo yakora niba leta itari kureka itaratanga abantu uburenganzira ko babonana n'abantu ngo Clado wenda cyangwa undi muntu ari bubisabe bishoboke byaragoranye. Ndumva ari ikibazo urakomeza uducukumburire ushakishe hirya no hino nk'umunyamakuru ukora icukumbura. Hari ubwo wenda abo bantu baguha ayo makuru bavuga bati niho bafungiye n'ubwo babimana, hari igihe bashobora kuguha n'andi makuru abantu bashobora kumenya. None rero tukiri kuri icyo kibazo cy'uburenganzira bw'ikiremwa muntu nyine utunga agatoki yuko imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu ikorera mu Rwanda ikorera mu kwaha kwa leta FPR Inkotanyi, nagira ngo nkubaze, byagaragaye yuko muri urwo ruvunge nyuma yo gufata umuryango wa Diane Rwigara byagaragaye ko hari n'abandi bayoboke ba FDI inkingi batawe muri yombi, ndetse icyo gihe hari harimo n'abantu ba PDP Imanzi nk'uwitwa Kayumba, ariko we aza kurekurwa. Abo ngabo bo muri FDI inkingi bashyikirijwe ubutabera nyuma y'igihe kinini yuko polisi y'igihugu ihakana ngo abo bantu ngo ntawe yigeze ifata nk'uko yabikoze ku muryango wa Diane Rwigara, ikavuga ngo abo bantu barisanzuye, ariko noneho yaje guhindura tactique ihita ifata abantu mu muhanda ba FDI inkingi na PDP Imanzi, yihutira no guhita itangazo yuko abo bantu bakorana n'abagizi ba nabi, imitwe y'iterabwoba y'inyeshyamba bari hanze y'igihugu batashatse kuvuga. Ubu ngubu uherutse mu rubanza rwabo, uko wababonye, reka mbanze nkubaza, wababonye ku maso abo bantu bari bahagaze batawe mbere y'uko baburana? Urumva akenshi umuntu baje bambaye amapingu, umuntu ufunze umaze iminsi yose ari muri polisi cyangwa ahandi yari ari, ntabwo akirya nk'uko yari ari, ubuzima bwe buba butameze nk'uko yari asanzwe ameze mu gihe yari akiri hanze, ariko nta ubarebeye inyuma nta wahita ubona ko hari toroteri ibindi bikorwa bibazo umubiri bigaragaye inyuma bari bakorewe, cyane ko nabo no mu mvugo zabo ibyo babahinduraga batigeze mu rwanda bavuga ko wenda ari kuko basi ya bose uretse umwe ubashinja undi bose bahakana ibintu byose bari bavuga ko ari ibintu batangiye bose. Uko wababonaga ku maso, nkawe ubwa ko wabonye ku maso wari uri muri urwo rubanza wararukurikiye uko rwagenze n'ukuntu bahakanaga ibyo babarega, wabonaga bafite akababaro, ugasoma mu maso yabo koko nk'uko bivuze yuko bashobora kuba barakorewe yicwa rubozo, ni ukuvuga torture cyangwa n'ubundi buryo bwo kubahungabanya mu buryo bw'umutima, ni ukuvuga psychologically batari bameze neza. Ni ibyo ngibyo ushatse kutubwira? Gusa icyo mvuga mu bigaragara ku mubiri, kuko hari inshobozo bigaragara
akacyahungabanya rero inyuma ibyo nta byagaragaraga kuri we, ariko ibyo inyuma urebeye inyuma nta byagaragaraga gusa ntiyigeze nabo mu mvugo zabo yaba mu rukiko bavuga ko abandi bakorera abatoroteri, niyo mpamvu banahakana ko ibintu ari ibintu batangiye bavuga ko niba hari abantu koko bafashe bambuka bari abayoboke babo, kuko mu byo bashinja cyane cyane mu ifasi harimo yuko afite muri agenda harimo amazina y'abantu bambutse, akababwira ati nibyo nyine abantu barambutse bari abayoboke bacu, kubagira nk'umuntu uhagarariye turi gushaka abayoboke kugira ngo rize neza ugomba kuba ufite abantu, kandi kuba abantu bambuka mu buryo bwemewe ibyangombwa byemewe bakanga bakambuka bakajya mu gihugu icyo ari cyo cyose, biremewe ko umunyarwanda ajya mu gihugu ashaka. None se reka ukiri aho ngaho bavugaga ko babashinjaga ko bambuka bajya mu kihe gihugu, kuko polisi y'igihugu yavuze ngo bakorana n'abagizi ba nabi abanzi b'igihugu. bageze aho bavuga igihugu, bavuga ko ari imitwe ikorera muri Kongo. Mu rukiko bareruye bavuga noneho yuko bohereza abayoboke babo gusanga imitwe irwanya igihugu ikorera muri Kongo. None mbere yuko dusesengura icyo kibazo mu rukiko, ndagaruka kuri cya kibazo wavugaga ati iyicwa rubozo ku byagaragaraga ku mubiri nta ruguma nta kintu kigaragara, ariko burya hari igihe ubona nk'umuntu ukamwitegereza uko wari usanzwe ubazi bavuga baharanira koko uburenganzira bwa demokarasi, ukabona umuntu ukavuga uti ashobora kuba yarakorewe iyicarubozo ry'umutima, ni ukuvuga torture psychologique. Nkawe uko wabonaga mu bitekerezo bavugaga, uko bavugaga uburyo busanzwe cyangwa wabonaga bishoboka yuko bakorewe iyo torture morale psychologique? Reka mvuge ikintu kimwe tarifisi, burya nashatse no kukiburenza twatinze gukora ibiganiro cyane cyane ku bya famille bigara, burya niyo umuntu abantu rero byaniye igifungo icyaha na mbere hose igihe polisi yaje itangaza ngo bafunze, ariko gufungwa ni ukuba hari uburenganzira wambuwe. Icyo rero akenshi ubwabyo biba torture, kuvuga ngo wakuwe mu burenganzira runaka wari ufite n'umwenegihugu runaka ufite ibyo utemerewe n'ibyo wemerewe, deja uba guhungabana byangiza mu minsi 3 cyangwa 4 uba ahantu utari ibyo washakaga ukagera byanze bikunze ishanjama yiba wayibona. Rero none ibyo bintu umuntu niyo yaba nta wagutotiriye ngo gufunge cyangwa babaze ibikorwa byo kwahoza umubiri kubyanga bikunze guhungabana. Ujye ugerageza wegere mikoro kugira ngo twumvikane neza. N'ibyaha bashinzwe ubwabyo babigushinja umuntu udafite umutima ukomeye nabyo bitotera ubwabyo. Noneho rero tubwire muri makeya mu rukiko banzuye gute abo bantu, ko mbere na mbere batari bafite n'ababahagararira mu mategeko ngo baje kubabona nyuma, banzuye yuko bagomba kongera kwitaba ubutabera. Hari ikintu umucamanza mukuru yavuze? Bagomba kongera kwitaba kuko ntabwo barangije habaye gusubika icyo gihe twari ntabwo bose barumvizwa, ariko ababunganira bari bataragera igihe cyo gusobanura neza no kwisobanura. Urumva n'uwo munsi ntibari barahawe igihe kinini cyo kubonana nabo bunganira, ku buryo banabahaye iminota 20 yo kubanza kuvugana nabo ngo bumve abanze baganirize iminota 20 no kuganira n'abakunganira akazi ubwabyo. Niba byoroshye ko cyane cyane icyo baburanaga n'ubundi ari kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Abantu bashobora gukurikirana hanze cyangwa bakurikiranwa bafunze. None se muri uko kubabonera ababunganira, tuzi yuko n'ikibazo cy'ubutabera mu Rwanda gikomeye, ntawatinya kuvuga ko nta butabera buhari. Abo babunganiraga ni abo bihitiyemo cyangwa n'abo babatsindiriye? Birashoboka ko hari
nka metre Gatera Gashabana dushaka kuburanira n'ubundi FDN nyingi naburanira Ingabire bari urimo undi metre Mukamusana Antoinette bagikunda kubaburana ibanza bimwe na bimwe za politike ku buryo ntekereza ko batabahawe na leta umuntu aramutse mu giti cye ariko n'umwavoka burya ubwo aba ni ukuvuga muri makeya Maître Gashabana na Antoinette ni abantu navuga bihaze baburana imanza za politike baburanira cyane cyane abo barwanashyaka ba FDI inkingi harimo bitwara Ingabire. yego niba usanzwe baburanira n'ubasanzwe baburanira. None mbere tutarafata icyiciro cya gatatu cy'ikiganiro cyacu nubwo tuzongera tukagaruka mu mizi nyayo y'ibibazo bya demokarasi n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda, nakubaza ngo urwo rubanza rwa FDI inkingi rwari rwitabiriwe uko wagerageje kureba n'amaso yawe ugashishoza n'abantu bameze bateye? Inzego zose ziba zirimo ari abanyamakuru bari gukorwa rufunguye, bamwe mu barwanashyaka bari bahari, ubwo n'abakora mu nzego z'iperereza mu Rwanda nabo byanze bikunze baba bahari babura niko kazi kabo. Ndashaka kukubaza kubera yuko mu ntangiriro tuvuga kuri kiriya kibazo cy'umuryango wa Rwigara batereye hejuru bakawufunga bakabuza amajyo n'amahwemo, wambwiye yuko urubyiruko cyane cyane rwashegeshwe rukibaza ibibazo byinshi. Ese narwo rwari rwitabiriye nk'izo manza zakurikiyeho iyo kinamico yo gufata abantu bo muri FDI? Baje ari benshi nibura urwo rubyiruko kureba? Hari imiryango mpuzamahanga wabonye, abazungu, abadiplomate? Nicyo ngicyo nagira ngo uduhe isura y'abantu bari bitabiriye urwo rubanza. Abadiplomate barabonekamo, abanyamakuru bashobora kuboneka, ariko abandi bantu igiti cyawe mubonanye n'iki baranabivuga, hari n'abavuga bati duvuge turi televiziyo twabona rwose nka leta ari gusobanura ibintu tukayikuraho. Aho ntago twumvise neza, wadusubiramo? Nazo mvuga ko abadiplomate mu nzego zitandukanye bo baraza n'abanyamakuru kuko baba babyegerewe n'ibindi, ariko umuturage usanzwe kugira ngo n'ibyo yemera abigaragaze ubona afite icyemezo by'abantu byose biba bikiri ikibazo, arabyumva akabikurikirana, akaza gukurikirana uko mu bitangazamakuru tubikoze inkuru dukora basigaye bagikritika abaturage, akavuga ati bakanaduhamagara rwose agakora umwe akavuga ati inkuru ibintu kanaka yavuze ni ariko uburyo leta gusa n'itekinika abaturage byose abitegereje bakora bati inkuru mwabogamye muri mu kanaka bamubesheye nabo barayanditse kandi barabikubwira uwo ntiyagenda rero kwanigaragaza bashaka no kubigaragaza mu bintu. Birumvikana yuko hari icyoba, hari umwuka udasanzwe wo kuvuga ngo batavuga wenda yuko nanjye nari umuyoboke wa FDI inkingi cyangwa nziranye nabo nanjye nkaba nafatwa mu gikunde nk'abo bantu bakazankurikirana. Nicyo ngicyo wenda gituma abantu biheza. Nicyo kibazo umuturage azaba atingiyeho mu kanya bamunshyiraho nanjye n'iki akaba akabyerekeramo n'igikurikirana akabikurikirana. Urakoze Obede, ndagira ngo noneho mbere y'uko dusoza ikiganiro cyacu turebe n'ikibazo cy'umuherwe Rujugiro. Bateje inzu ye izwi cyane bayiteza cyamunara. Rujugiro ku ijwi, niba nibuka neza, ku ijwi rya Amerika na BBC aravuga ati uzayigura uwo ari we wese, naba nkiriho naba ntakiriho, mfite abana, mfite umuryango nkomokaho, ubutegetsi igihe buzahindukira uwo muntu azaba ari mu yabira. Wagiye muri cyamunara y'iryo tweza ry'inyubako za Rujugiro, kuri teza cyamunara wagiye warakurikiye? Narayikurikiranye kera, ariko na mbere yuko njye nyivugaho kuko akenshi cyane ni imisoro, ni ikibazo cy'imisoro nicyo kitavuzwe. noneho ndanituze ngo mbanze nongere ngihuze tena n'ibiri muri akadura mu Rwanda, rwigara ko ntabwo bitandukanye cyane.
ngayo bihuze twumve. Ni isesengura ryanjye nagomba numva ukuntu uruganda rw'itabi nka rwa Rwigara ruba rushobora kugeramo igisoro ya miliyari 6 ukaba wibaza iyo myaka yose Rwanda ruzi niko umuntu ufunga iduka utaranatangira gucuruza ikintu kimwe wagetaho gusorera ubwo burangare barabugize bungana kugera mu muntu ageraho miliyari 6. Wegere mikoro dukorera iyo sesengura twibutse yuko ubushize wanatubwiye yuko no gufungura ikinyamakuru nk'uko wafunguye ikinyamakuru cyawe Intambwe ubanza gutanga imisoro byanze bikunze mbere yuko bakwemera gufungura ukavuga uti rero byageze muri za miliyari abo bantu bareba hehe bimara imyaka 2, 3, 5 dukomeze uduhuze noneho iryo sesengura ryawe bya Rwigara n'ibya Rujugiro. Tujya kwibaza umuntu byanze bikunze niba atarimo kuba abesherwa abarimo ukuntu bari basanzwe bakorana nawe ndari ubudangarwa baramuhaye bitewe n'uko yabakoreye ko kudakora iyo misoro ikaza kubaga uko batera ikibazo ari ibintu bibiri kuba icyambere ashobora kuba ariyo mpamvu yabonetse itekinike cyangwa se yarasanzwe n'ubundi ari ubudangarwa yarahawe hanyuma aza kuyoba n'ibibazo bindi agakurikiraho kungaruke ku ikibazo yari urugero rujya bavuga ati imitungo yanjye yari icungwa na leta niyo yishyuza kuva muri 2000 komite ishinzwe imitungo y'abantu itazigera banyuranye ati iyo misoro yose bavuga njye n'ibifite nta musoro narindi iyo misoro akagombye kuba yarakuwe muri aya mafaranga bishyuza akayishyura ukumva rero bajya gutekereza ikibazo none wamugani niba aya mafaranga yo bayishyuza kuko yishyuye niba tugenda buterwa cyane kandi yishyuzwa na leta none gaterwa cyane na leta hazamo ikibazo umuntu wese ugafungura ahita agufata ahantu hari n'ikibazo. Kuri icyo kibazo wari uzamuye cy'ubudahangarwa hari ababikurikiraniye bugufi bavuga yuko yaba Rwigara ndetse ngo na Rujugiro birashoboka ariko ngo Rwigara we rwose ngo mbere yuko bwa mbere anahungira mu Bubiligi akongera akagaruka ngo hari amasezerano bari baragiranye na FPR Inkotanyi mu kuyifasha yuko igihe cyose bazaba bari ku FPR izaba iri ku butegetsi nta misoro bazatanga. Hari ikintu hari ikintu waba ubiziho cy'iyo mishyikirano cy'ayo masezerano hagati ya FPR Inkotanyi na Rwigara wenda na Rujugiro ibitangazamakuru by'aho ngaho byo bivugaho iki? Navugaga inti halo kuri icyo kibazo wari uzamuye winda kumva halo ndi kukumva neza uranyumva? Yes ndi kukumva. Navugaga inti kuri icyo kibazo wari uzamuye yuko hashobora kuba wenda hari ubudahangarwa bari barahawe uvuga uti hari ubudahangarwa wenda bashobora kuba barahawe noneho byahinduka hagati yabo imibanire yahinduka bari byo bizamuye ibyo kibazo cy'imisoro. Hari abavuga bati Rwigara yari afite koko ubwo budahangarwa hari amasezerano yagiranye na FPR Inkotanyi yuko atazishyura imisoro kuva igihe cyose izaba iri ku butegetsi ndetse ngo ahungira no mu Bubiligi bwa mbere bakaza kumukurikiranayo bakamukoraho siyasa hanyuma akongera agataha n'icyo kibazo. Aho ngaho ibitangazamakuru bibivugaho iki yo musesengura musanga yuko wenda atari icyo kibazo wa mugani? Yego Halo winda kumva halo halo yego Bedi
nakubwiraga nti aho ngaho mubibona gute mubyumva muti? Halo? ubwo urumva ni isesengura nini bitewe n'umuntu we tubwire wo kubisesengura nkawe iyo usubije amashi inyuma. jete nicyo nahita mvuga ubwo byanze bikunze harimo ibintu bibiri nicyo nanjye narimo navuze kandi kinagaragara ntabwo bibaho bishoboka ko umuntu yageza mu misoro miliyari eshatu ukaba wishyuza umuntu miliyari esheshatu asanzwe akora buri munsi mbere yuko mugirana ibibazo ibyo bintu nta hantu namwe byigeze bigaragara byitwa yuko abantu bafitwe imisoro hanyuma ngo ubyibuke ujye kumusoresha bishoboke ko rero byanze bikunze nyine hariho icyo kintu cy'ubudahangarwa bwari buhari bambuwe kubakiranya ibibazo n'ubuyobozi icyo cyo mu isesengura ntawe ntanakigarukiriza kandi nicyo kigaragara nicyo kigaragara cyangwa hakaba harimo no guhimbirwa yuko iyo misoro ihari bayishyuzwa nayo itanari ko nabyo byanashoboka. Ariko isesengura urigarukirije aho ngaho ubanza ryaba ari igicagate. Hari n'abavuga yuko ahubwo bishoboka yuko no kuri ubwo budahangarwa kugira ngo wenda busubirwemo bishobora kuba byaratewe yuko bari abagabo uko ari babiri no kuvuga Rwigara na Rujugiro ngo bishoboka kuba bari bafitanye imishyikirano ya bugufiya na Kayumba Nyamwasa na Karegeya na ba Rudasingwa baremye ishyaka rirwanya ubutegetsi rya RNC bikaba ari byo byatumye ngo Kagame na FPR babakuraho amaboko bakabavanaho n'ubwo budahangarwa. Ibyo ngibyo byo aho Kigali ntago bivugwa. Urumva biravugwa cyane byagiye bivugwa cyane kuri Rujugiro wenda ku muryango wa Rwigara ritangiye kuvugwa ejo bundi bafungiye bashyira ya majwi hanze ariko nje ntanabona muri ariya majwi busesengura utabonamo ibimenyetso bifatika byo gushinja umuntu ko akorana n'abarwanya ubutegetsi kuko icyambere abo bantu bafitemo imiryango n'undi bafite imiryango yabo muri abo ngabo bose bari baziranye barakoranye muri leta imwe yabo Kayumba bavugaga n'abandi bose bakoranye na Rujugiro umujyanama wa Kagame muri leta uburyo kuba baziranye cyane no kuvugana burya ngiye kuvugana ngo umuntu avugana na kanaka ngo Bede avugana na Tarisisi simbibonamo icyaha najya gushaka ibyo bavugana niba birimo bigize icyamumare umuntu avugana n'umuvandimwe we ujya kubigira icyaha mbona ari ugukabya rwose kubigira icyaha abantu kuba ibibazo n'umuntu ntabwo yavuze ko ubavugishije bihinduka icyaha. Obedi ndumva ikirere ikirere ntikitumereye neza ndagira ngo dusoze utubwira nkubwira inti ese wowe utubazo tubiri tw'amatsiko Obedi nkawe yuvugana n'abantu koko b'abanyamakuru bari hanze wenda bakritika ubutegetsi babutera imboni bakavuga bati burica burafunga abantu burahohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntabwo babigutera? nk'umuntu nka Obedi uko sinzi igisimba ndabugira rimwe na rimwe n'abandi banyamakuru zanjye barambaza bati ariko warihaze ibiti benshi abanyamakuru benshi barambaza bati hari n'abatakishaka ko tuganira ariko nkababwirana ariko ze ikidasanzwe umuntu aba yavuze ni kuki mushaka ko wifuza ko umuntu avuga iby'umuntu udashaka gusa hano umuntu arareba ibihari niba ari ikitameze neza ukivuge mu nzira kugira ngo gikemuke. Rero ku bwanjye mba numva Tarisisi amuvugishije n'undi akamvugisha niba hari ibintu wanenga uburyo ubinengamo niba bihari kuko ibibazo biba bihari ntabwo u Rwanda ari paradizo bivuga gutyo ariko ufite ikibazo igihugu kirimo ibibazo kandi kubivuga niyo nzira ituma byakabaye binakemuka ahubwo
icyo rero nicyo gituma mbivuga numva nta kibazo mfite mvugane kandi ibintu mvuga n'uwabimbaza nabisobanura nkavuga niba ari no kubizira abandi tayari no kubizira. Ibyo ngibyo ni ubutwari budasanzwe nkeka yuko itangazamakuru ntago ryagombye kugarukira ngo baravuga rigomba no kujya gushakisha n'abo bantu bavuga rikavugana nabo nta kibi kirimo. Icyo bavuga nabo bakisobanura kuko biri mu mahame tugenga y'umwuga wacu. None se Obedi, reka tugaruke kuri wa muryango wa Rwigara. Tumaze gukora navuga incamake y'ukuntu ikibazo cy'uburenganzira na demokarasi gihagaze mu Rwanda. Umuryango wa Rwigara nyuma yaho mwigeze mujya cyangwa murakurikirana amazu yabo ubacunzwe nande? Hari abazamu bahari ko nta muntu wo mu muryango uhari, byifashe biti? Umuryango wabo iwabo mu rugo hafunzwe mama we na Anne na Diana, ariko hari basaza babo babiri barahari babiwabo. Komite ndumva baracyahari. Mujya mubegera se mukamenya niba nyuma yaho? Halo? Nkubwira ko hari basaza babo babiri bahari. None se mushobora nko kuba mwabavugisha mukumva umwuka bahumeka cyangwa nabo birabujijwe kubegera? Ntabwo sindabonana nabo bo ku giti cyabo, ndetse ko nta n'abandi babonana nabo, ariko witwa mu gusoza ikiganiro cyacu watubwiraga ati abo basaza ba Diane babiri barahari ariko ntago ndashobora kubegera. Navuga nti ese iyo ubonye nyuma yo muhengeri navuga uburenganzira bw'ikiremwa muntu na demokarasi mu Rwanda waje nyuma y'irahira rya Paul Kagame na guverinoma ye, iyo ureba abantu bafite iyihe mpumeko babona koko hari ikintu mu byo Kagame yari yabemere na FPR ye, noneho hari ikizakorwa uhereye kuri uwo muhengeri w'uwo muryango na Rujugiro, ubona abantu batarihebye noneho kurushaho? Niko umuntu ahita abibona, byatumye abantu ndavuga uko ugumya gupusa umuntu urimo uramugira umurage, abantu bagenda barimo barareba bakavuga ati niba n'ibyo umuntu yizezaga umuntu atazabikora yabonye noneho ibindi bikorwa birimo biraba. Hari igihe abantu baba bazi ngo kugumya gukasa abantu cyane ni ukubatera ubwoba, ariko bigera igihe ukabatinyura. Abanyarwanda barimo baragenda babona ko hari ibibazo bishobora kuba birimo. Nyuma y'ibyo baba baberetse bisa neza, nyuma yaho hashobora kuba harimo ibibazo. Ibyo rero biri kubonwa n'abantu batabaga ibyo babizi, bakabona ko hashobora kuba harimo ikintu kuba yaba mu miyoborere. Avuga ni rero ibikorwa birimo biraba nyuma y'irahira n'amatora n'ibindi, ni ukuvuga ngo ni sisiteme none yari yo gusa nk'aho icecekesha ikintu cyose kivuga ibitandukanye n'ibyo leta ishaka kuvuga. Nicyo kiriho gucecekesha umuntu wese utavuga utari mu ntero n'inyikirizo ya FPR Inkotanyi. Ndagira ngo nkubaze nti se ko nyuma muri ibyo byose umuntu wagiye wigaragaza ni Paul Kagame, birumvikana niwe uyoboye guverinoma ya FPR Inkotanyi, hanyuma noneho n'umuvugizi wa polisi Badege Theos Badege wagiye wivuguruza ku nshuro nyinshi, akabanza akavuga abo bantu barigenga baraho, ubundi akaza kuvuga noneho twabafunze. Abandi bantu bo muri guverinoma, tuvuge nka minisitiri w'intebe, ko tutamwumva uwo muntu amaraso mashyashya y'ubutoya azanye n'ayahe? Mwebwe muramwumva muri icyo gihugu cyangwa abandi bayobozi bashyashya bagiyeho? Ubwo n'ubundi abenshi abayobozi benshi icyo urindire kubumva wabumvaho ni ibikorwa nyine bisanzwe bikorwa, nta kintu gishyashya umuntu yabitega. Igishenda minisitiri w'intebe nabonye guverinoma yatangije nuko buri karere na buri ntara bayihaye minisitiri
neza umurongo wari w'igihugu byaba ngombwa ko bagabanya abaminisitiri bagabana n'uturere bashinzwe noneho by'umwihariko nicyo kintu tuzakigaruka nicyo kintu gishyashya tuzakigarukaho mu kiganiro cyacu gitaha turebe n'ibintu bikomeje byo kweguza abameya n'abayobozi b'uturere utu n'utu tubisesengure. Urakoze rero Obedi Ndahayo, nibutse abatwumvaga bumvaga iki kiganiro dukora ku Rwanda no ku biyaga bigari, by'umwihariko ko twaganiraga na Obedi Ndahayo w'ikinyamakuru Intambwe, ikinyamakuru gikorera i Kigali. Urakoze Obedi Ndahayo, kandi tuzongera tukwitabaza dusesengurire ibijyanye na politike n'imibereho myiza y'abaturage aho muri icyo gihugu. Urakoze cyane, umunsi mwiza. Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie, tôt ou tard, ce sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, ça devient de la dictature. S'imposer démocratiquement, oh toi de là que je m'y mette. Ma tribu n'est pas ta marionnette. Et c'est parti, oui parti pour la guerre civile. La démocratie bananière finira par la guerre civile. Bombe tribale, bombe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? Bombe tribale, bombe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie bananière finira par la guerre civile. La démocratie bananière pour les républiques bananières. La démocratie bananière pour les républiques bananières. Démocratie bananière pour les républiques bananières.